Nda wicara datri banga si spesa gute ndagurida cyane yo gundi nari nicaye hari ko turabona se ndugutsimbarara hano wakujya ari rira kote narashize aha bisobanuye ngo ni wo rero nicaye ni kote nari hari ariko wabimenye ko ryari rihari ntabyo nareze ko ndine bisa kuki mbashije kote ryanjye bakubwira nawe cindurira mikoro Neze mugiye gupfa ikote ugiye gupfa intebe kandi intebe nayeze nyicaye wo kuva mu gitondo uruga muriramo ikote mamadori ibyo murimo byose ntabwo biri kunyesha agaciro uwo mukobwa umuzeye ko bigushinyika ntabwo mvira mu mwanya intebe tugiye kujya muri shuti mu kanya wamuriye mikote wowe umuntu yaba yacenunikiye ntabwo taturi kumva seriye tugiye kujya muri shuti nawe ucimukira mu ntebe nawe yigemo iyi ntebe niyo nashize mikote ryanjye ikote ryanjye ntacyo yabinabuze yicayemo kugira ngo ndikora kugira ngo ndikora voila icara kwa ukamunza ntabwire mu mwanya kamutegukana umunani ntabwo nshaka gahunda ubwo gahunda imeze ute gahunda urayigira wicaye hano mvira mu mwanya ese wagiye muri iyo ntebe uri kunyereza nyine wagiye muri iriya ntebe uri kunyerezamo kinga ari ryo nene nishiremo ikote ryanjye uri kwicara muri uyu mwanya kubera koko ngwino hano mbese mvira mu koko umvikana abara bahishe ubundi Mana David koko mvira mu ntebe mureke akazi k'ubukoza igikupasi igikupura buranje nabigosta mani je ntabwo ndi guseka nyine kwa mucimbukira mu ntebe jya muri iyo ntebe uri kumereza mani namwe mukanda amasubscribe mani kose mvira mu ntebe Dave je njye kwishira mu mwanya wawe cyangwa ndagutera je muzana intebe yawe iyo ntebe voila yayishyizeho ikote niyo ntebe kuva kare nahoze ni voila koroshye ibintu voila tumebana nawe ntitubipfe voila yuko ndabona mu ntebe voila icara kwa kantu ko hejuru nambire mu ntebe Nahi muri uyu mumwe muri aba regera hepfo nanjye nicaye. Negera. David. Negera. Awe rero ibintu byose wabisanga mama Dora nawe rero yicaye yashwandaritse igini. Ariko umetse egera. Koko ngino wicare hano. Nimegera nicara hano. Nicara mama. Sabuchana nande. Namugisha sabuchana hano hafi. Mwegere hino. Mugisha ninde? Mugisha ninde? Hano mugisha ninde? Umva. Oruka mbamba bwira. Umva. Voila. Uziko imvura igiye kutugwiriyeho yamanutse. Nta kintu turakora. Araka gashinzwe. Ubundi yo wicaraho wari kubi. Yo ndacabona ibindi bikoresho by'amapawusa. So ashingutse hano tukatuye. David. Ziore mabuja. David ngino wicare hano. Urekabe zirangaro z'abasigira. Zanine bahunga. Zanine bakamane cyangwa uze wicara, ngino wicare hano. No. Areke mana ari kuzumwisha. Ihorere hafi y'ungura. Yaza kwicara kwa no numva mubahihore bana. David kose wowe urutara hano. Nabira ushaka kuzuri contre. None se reba ko nari gufunga umwijima ugahita hano. Nose ko ushaka kuba mu mwijima. Ubwa mbere wabanjije kwanga kumvira mu mwanya. Icyo si cyambere.
ese vuba ntabwo agiye kukuvanga wala hafunga muhareke ese wafunga hano mwagafunga iminwa yanyu mu kibuga ese akantu naraye postinze mwakabonye narohereje muri groupe ntawe kwitaye nako mwabonye koko kara kadori reka dutangire bro reka dutangire ibingibi byo kudutwara umwanya kandi dufite n'umwanya wo yewe hari ikintu muri iyi timu mugomba kumenya ngiye kukivuga kandi nk'umuyobozi abantu baba baravuye muri iyi timu mwamuzi ikintu cyaba cyarabavanye ese wamuganye muracizi cyangwa mupfa kugenda mu kigare mutazi ngo ni ibiki Njye ntacyo nzi. undi utakizi ni ibi okay hari abantu bavuye muri groupe ariko byo murabizi koko unyubahe uve muri telefone ufite amakosa menshi unyubahe uve muri telefone maze iserikaho gake wiki iki nyine iserikaho gake yakoze Shashi ni ku mupfu mwana. nitese tu nawe uzi uswisuniki umva tumvikana abantu bavuye muri timu abantu mbona hari batazi ibyari hari icyambere kwica gahunda twashizeho nka timu icyo nicyo kintu cya mbere cyabaye ikibazo muri timu izaba na virusi iteka ryose ubwo rero aho kugira uzane virusi utazi antivirusi aho uzayikura icyo ni ikibazo gikomeye cyane kwica gahunda nicyo cya mbere dufata umwanzuro sabati rero bari abantu bikenewe ko turi kubona bari kwica gahunda umuntu uwo ari we wese uzica gahunda agomba kuzavamo ntamerekeza ibyo twakabyanduranye nka timu tugeze aho tubakuramo nta n'imbabazi tutabahaye n'umwanya wo kuvuga ngo bisobanure biregure n'ibiki ariko ndacyari kubona abo twari dusigaranye twizeye ngo aba ngaba nibo tugiye gukorana nabo ubwabo wagira ngo ntabyo bazi urugero perezida muri telefone nawe nakana ndi gusharinga nta kibazo ariko umwanya wabyo nawe uraza kuboneka wo gusharinga ariko banze nyine yewe mfite ikibazo kuri konti koko twakoranye practice niba tugeze mu kazi nta santima tugomba kuzana uri kumvikana cyane nta bintu byo kuzana santima uruga shyira telefone hari utaburanye Ishyira ngaha. niba tugeze mu kazi ni akazi umva ibi bintu hari abantu bari kubica amazi kandi ibi bintu biri mu bintu bimwe byatumye abantu bamwe bava muri iyi timu banze mu nyuma niba tugeze mu kazi tujye turabaseriye ntitugaye turazanamo amarangamutima nituzana amarangamutima mu kazi akazi kazaba icya mbere kuko twakoranye practice ya mbere wenda n'abandi turaza tubagarukaho ariko njyewe mfite ikibazo cyane kuri koko twakoranye practice ku munsi wa mbere dukorana practice ya kabiri dukorana practice ya gatatu ntabwo yigeze avuga ijambo ngo sinzabona reka niba wenda yihereranye perezida akabimubwira twebwe ntitubimenye na perezida nabitubwira ataraza kubidusobanura none se ubwo yabimbwira nimbivuge muri Kose cyagiye ko nahageze mu kandyango. Mwabaza ari he mu kandyango ababyeyi ntago araboneka. ninde se wewe yabibwiye se cyangwa Ko yabibwiye mwari yumviye mwazi. nyine yabibwiye umuyobozi cyangwa yabibwiye wowe uri igiki Yebye mwebwe. yabibwiye nde Mwabivuze cyagiye twaje ko ntabwo niba yarabibwiye ibintu twanze ejo ndi cyumweru. iki cyatumye utaza ku cyumweru umva ikibazo Naho mwishyura yabahamagaye. yaduhamagaye nyuma y'igihe yaduhamagaye umunsi wa shuti Ariko arababyeyi mwazi. koko twari dufite shuti ryambaye umva voila ku cyumweru uri kumva twari gukavaringa ikintu buracyari shuti voila ntabwo baje muri practice werekana nubwo ari shuti yari ugupafominga imbere y'abantu we dukoranye practice urepetanye n'umuntu sibyo ku munsi wo gupafominga ibintu byacu urabura
ariko impamvu nagenda nkibimenye ndayimenye impamvu itinze nkiyimenya amaganga ndabimubwira itonde kubimenya twebwe ikibazo ni ukuntu twari twakoze practice turi kumwe dukora practice rero ariko mugisha practice eshatu none ko icyo gihe nyine ntabuze wakushije umubyeyi ese mwabure oya none se mwabure twese turi muri iyi poroje uza muri iyi poroje ziba umva nkubwire wewe nta n'ijambo unafite urukumva nta n'ijambo gute bakurenganya ku muri kurenganya niba yakubwiye ngo ase kamerama namwe twebwe tuza muri iyi poroje abantu twumvikana tuza muri iyi poroje baradusobanura twese twaje twangajwe tuzi ikintu tugiyemo ukumva ibi bintu ni ukuvuga ngo njyewe kuba narataye ibintu nkaza muri shuri nkaza gupapamenya siko nari nabuze ikintu nakora siko nari nabuze imbogamizi zimbuza uzi uburyo twatugiye guseba imbere y'abantu nari nizeye ngo kuko arahari genda tunguye no kumva nijoro telefone ye ngo zaboneka nijoro reka nkubwire ikintu cyambabaje muri iryo joro bwari maze kwira nta muntu yabaga yatayarisha ngo uze wagitinge rore ya koko rukumva ntabwo byari gukunda njye nabuze ikintu hari ijambo nigeze gusubiza nabuze ikintu ngusubiza ndicecekera ndavuga nti ndaza kubivuganaho na perezida niba hari ikintu wagize ute wamubwiye njye nta kintu yambwiye koko hari ikintu wigeze umbwira nawe uzi wese kuki utaje ntabwo mwari muri kubaka ntabwo wari muri kuvuga ngo muri kubaka kuki wataye shantiye mukaza yaramaze umva nkubwire nawe iri kosa utazanarirwamo utamwishinga Mama Dori abo twirukanye nicyo ngicyo bazize Mama Dori wari ubuze ibintu byo gukora ku buryo waje ku cyumweru ntabwo yari ibyo yagiye gukora y'amari mu murima mbese ashatse kutwereka uri mama wacu ubwo koko ukashatse kutwereka ko twe kuba turi muri iyi timu twararetse ibintu byacu byo gukora twe turi imburamukoro kuko cyane ni iyanyu uri kumva neza ibyo ntacyo bimurebaho ndashaka ajya bizambya cyangwa yo kubizambya icyo si nacyo kibazo ikibazo ni iki kandi impamvu wavuga y'icyo kintu runaka ntabwo nkomorera uyu munsi abantu mu bintu bitandukanye umuntu yakubwira ngo ikibazo kirabaye ibyo reka tubyihore atanazi niyo nshuti n'uwige ibyo reka tubyihore iki cyatumye murambibona oya mani perezida ibitinda uko tugera ku kintu cy'amafaranga aragorana nicyo kintu cya mbere nicyo kintu cyawe nanjye kumubaza reba ejo bundi hari amafaranga yari watanze wigeze wabuze amafaranga ubura no kuboneka none se nyine niba ntarabonetse wari kohereza amafaranga wa gatanu ntabwo nawe ikibazo mfite mbese nta bibazo tugira wamamagiye kwa gatandatu nijoro kwa gatanu umubyeyi mwana ahagaze hejuru uyu ni umubyeyi ariko natwe ari kutwicira David natwe ari kutwicira poroje niko nawe mwaka mu by'abahagaze hejuru turapanga ibintu n'umurongo uyu nguyu narageza azana ibintu ibaze tumwandikire sikiributi amafaranga azajya arabura n'umwanya abure noneho ikibazo iyo ari gutubwira hakiri kare abo byari kumvikana ikibazo ni kimwe voila niba tugeze mu kazi mujye mureka gukinisha n'umuntu afata umwanya akakwandikira sikiributi agafata umwanya akaza kugutoza hariya ibyo byose mujye mubiha agaciro bigere kuri finali ngo ngiye
ingingo za musaza nanjye nari bora umva mubye uyu perezida umu yo shidiga filimi ya mbere siyo gani twakoze nyine ndakubaye niba mumva urabona umuntu yambere ibibazo nanjye nababwiye ko mutabuze ibyo amutagira niba wowe wishakuje amuvuga ngo iki ngiki ni iki wivuga amagambo menshi ikibazo ni kimwe wowe nta kosa Visi Perezida nyine wewe na Visi Perezida none se umuntu ntagira impamvu Visi Perezida kandi impamvu barayikubwira twebwe nta mpamvu tugira Visi Perezida Visi Perezida ibyo byose tubikansaringa nyine wishakuje Visi Perezida natwe twabyibuha nawe Visi Perezida yewe wishakuje ijambo icyo ushaka ukivuga ikibazo ni kimwe turabona nawe umaze kuba tumaci hano muri group sibyo urepeta ibintu umunsi wa performance ukabura sibyo amafaranga akabura sibyo izo gahunda waba wagiyemo zitaguhaye amafaranga ngo uyatange muri groupe nizi ariko ubundi ni gute umuntu ubyibuha agira amafaranga ari kubeshya nta muntu ubyibushye ubura amafaranga ntabwo bibaho ntabwo bishoboka ko ntabwo bibaho uri guseka muri fatanije tukamenya muri turwa tujyanye n'abantu bangana iki icyo ushaka kigereho ariko udashaka ikigaragara cyo none nzakigeraho kuvuga ibintu kuvuga ibintu hano bigapfa nyine reka mubwire wowe uvuga ngo iyi mpamvu nawe urayifite imbogamizi ivamo ese baciye mu njana shingukamo rero baciye mu njana shingukamo ureke kurusha abantu ahubwo rero cyangwa yarasimbuka ahubwo rero gasaba ijambo muri proje gasaba ijambo ese baciye mu njana n'abashafi bose baragiye umva aho abayagenda bikubwira kuva kare washatse kuva mu kubabarishe kuko niba dupanganya ibintu byagera kuri sene bigapfa kubera wowe izi ko dupanze ikintu hariya hakaburamo sene yawe igipfa none tuzaba sitari gute tuzagera kure gute ariko tugitangira tukishakisha turi gupanganya ibintu byagera kuri gahunda kuri finali ubuze ntabwo nishe akazi sinzi wembesha ngo ndi kwa muganga hano sinzi kwa muganga kuki utongeye kubeshya se kuki utongeye kubeshya ngo ariko ibintu ari ukubeshya ku munsi wa shuti ari no kubeshya ku munsi wa practice wabeshya ryari uyu munsi nabeshya bigakunda umuntu niba byari gusa nari kuvuga ngo sinzi ubuze umusaza natwe twari dufite ibintu bitureba kuki se tutabigiyemo ni byo wenyine bikureba cyane nyine nanjye nibyo mpamvu uri kukubwira iyi poroje niba warayishyuye utariyizi ijambo birangire none se uza muri iyi poroje sibyo wari uzi ko umunsi wa shuti tuzatukuko aba ari ikimenyetso ntabwo yaba ari gusa rero amakosa yakoze ku munsi wa shuti nuko yabivuze kuri finale ari kuyemera ntabwo ari kuyemera niko kuyemera amakosa oya nawe hariya warakosheje mama none se nari kubivuga warepetanye na tayari iminsi itatu yose iminsi itatu yose tuzi ngo turavuga ese niyo narepetanye nawe sinarepetanye n'ubu tayari ntabwo mwarepetanye njye warepetanye n'ubu tayari twarepetanye ko mpamvu utazi nawe none we mwari gukina muziki twaje kubihindura none ngewe wari uzi ko ndakinana nanjye kuba aba bantu bose bari bafite amarore yabo bari bafite amasikiribiti yabo cyangwa se reka tubyihore ko wagiye muri gahunda ziguha amafaranga gukira amafaranga watanga none wari ugiye muri gahunda ki zitinjiza amafaranga kubyo bari bafite amarore yabo wigeze bivuga ko ugiye gushyingura wigeze bivuga mureke kujya kure mu ugiye gusigana ubundi kujya kure yego baravuga kuko nyine muvuge ngo iki ngiki kirahari sibyo ariko rero abakanyungutse yagiye gushyingura niba umuntu yarabaye n'ibibazo umwanya ariko ibibazo ako David
nawe iyo tugeze ku mafaranga buri gihe uratera umukino buri gihe usanga ngo tuguze waguza David niba hari ikintu upanga na ako mwana kamva ngo byi tujya gutora abayobozi ngeze babyaje simwiruka rero namugize perezida muramwirukana buri gihe umuvugiye ni mukora ibyo dukora dushutinga abantu ariko se n'ibituma atari gushinga none ubwiriza David ari ngo visi perezida yitangaza kugira aza muri practice ukise mutavuga ati kubera ko umunsi umwe yaguze ugire ko umuntu avuga ko ubundi urugamwihorera nimba ariko ko mufite ibintu mupanga ntunamuvugeho kuko uruga reba kuyitanze yaratsinze kare kare urumva yabonetse muri practice zose kwakira abantu imiteguro yakiye abantu uyu nguyu reba ikibazo practice yabaye practice yabaye ucyumwe ikigihe naje ngo sanga reba ikibazo yaraje yarabizi babonanye nawe ku wa mbere tumubwira ko dufite practice none uyu nguyu wowe n'ikibazo we muri kumuzana yahuye n'ikibazo cyane reba ikibazo nta muntu yafushije ikibazo mwana mujye mubwira reba ikibazo David ari kumuziganira yaje sanga ku cyumweru si yaje saa 7 yaje sanga ku cyumweru tujya muvugana ahubwo sinzi impamvu ko akicaye konso rero mushaka muzano koko tukubwire twe groupe we never give up na gahunda yo gucika intege dufite sibyo niba udashoboye kugendera ku mategeko n'amabwiriza agenga groupe ya Western Eagle dufite gahunda yo gukora kandi dufite gahunda yo gutera mani kubera ko sibyo icyo kintu yiratana mani dore umuhanda muzabona umuntu yibyibuhiye yibyimbiye muzabona ubwo ngo groupe niba udashoboye kugendera ku mategeko ya groupe umuntu yiteguye shuti cyo cyo kwagiza iyo ngufatisha kiragiye bari kurwana bikarangira wari kumukubita yari kuri mirenge bijya kumukubita byimana aguzi kugira ngo umuntu mupangane ibintu umugore wawe bitware peta niwe naje pe kujya kwita umuntu ngo ngare peta yabase ko yacecetse ntabwo ari kuvuga ngo tumenye imbogamizi kugira ngo dushutinge bwije ese turashutingana uyu mujinyamwa saa 7 reba amasaha nageze urashutinga zose urashutinga ibiki mufata umusore agende rero agenda ajashe ntabwo ari gupfa gusohora reka ese mupanga ibiki panga ibiki ni ugupfa gusohora ngo basore ngo bajyane kandi mushaka kwicira poroje mushaka kwicira poroje mu imbabazi Voila urebe twubatse Western Eagle umvaze twubatse Western Eagle azisagute muri kumushakana niwe museye imbabazi ese nta muntu afite umvaze nta muntu bitabaho Voila twubatse Western Eagle nta muntu bitabaho niba yahuye n'ikibazo we narakababyira nijoro umubabarire aho muhurira mushobora kuhahurira umugore wawe usura akarimera wanjye uzaza umugore wanjye ngomerewe nawe rero bamuvugiye do amabondo yangangaritse bari kumuvugira reba twubatse Western Eagle itangiye gutera imbere baje kuyivanga ntabyo kuyivanga mwana ubwo mwembe muzayivangira abantu bose mwabirukanye hejuru hejuru y'amatiku yanyu dufite gahunda yo gukora kuko unabyumva babirukanye abangaba bariya bagiye ngo nuko ngo bagize ngo batari kuzinduka twabonye bashaka kwica ibyo twase rero abantu dutera imbere tugasubira inyuma dusigaye turi bangahe manzu barangaha
iyi kipe turuzuye ijana ku abantu ijana. batandatu mushimishwa yuko mushaka kwirukana abandi hari abataje kandi bafite gahunda nta wundi turi batandatu tayari afite gahunda noneho muzavugamo hari n'abafite gahunda ariko bari kwiga hari abagiye ku ishuri Dorias ariko yagiye ku ishuri Nora yewe uruza abasenga David rero uruza abasenga sa n'uyunguza uyu munsi yatanze angahe ubundi koko uyu munsi yatanze angahe bitiriwe tunaca no ku ruhande uretse tumwumva bakuvumbura ako ni agavumbura mwana ataguhitwa yewe iki birangira ibiki uri kurangiza ahangaha wewe ushinzwe iki biki bakorewe uri gutuka umuntu umutukira uburundi kumutuka icyo agenda kurimo we mureke ese muri ko ushaka kumwirukana mwirukane we numara kumwirukana urakwiye kumutuka ndi kubivuga ukababara muri kumubukababara ni kwazwa n'ibitutsi uri kumutuka man nta kintu uri kubonamo ubundi muri bene bantu nta kintu uri kubonamo basohokana ibiki ako utuka umuntu wanamukurikira wamwirukana uri no kuduseka kuko n'agatamu z'uru ryawe yanatwisekeye koko uri no kuduseka n'agatamu z'uru ryawe mwana ufata umuporoje kumva nari isa n'ibigugu kumva nasa n'ibigugu abantu batujije yisheka ndasubiza ibintu igihe cyahise kiba ntabwo bafite ntabwo nzamfite kuko nari kwemera ikosa niyo kugira mu kinyabupfura nta kinyabupfura rero mwakoresheje ikinyabupfura twari kuza kutuka gukamera tukakwigira ati mbere ko nyine uri umuntu wambaye muri umva ni umuntu wambaye muri groupe ariko reka maze gukuraho kurage mwe mwinjirira aho ngaho bimeze nk'ibintu biraho by'i kurage ku buryo nuko mbwira ngo ubwo mbese twavuga tubifata umubyibushye ntabwo aribyo byatuma mwicira ariko ntabwo ari ikibazo nanjye ntabwo mbikunda aho abantu batose kuko ntabwo si ikigo by'ibihushe ntabwo mbizi ntabwo rero kuba ubyibushye no kuza wirata ngo twari gucira bugufi ni umuntu wambaye muri groupe ni umuntu wumva ko ukuntu mwabivuze ngerageza mu bintu no muri burake ziri byo wabifashe burage none se mwavuze baho wicara aho igute usiba asaba kuri muri burake noneho wanasibye muri burake kuki ari we turi kuvuga wenyine kuki ari we turi kuvuga wenyine abandi baba bahari ku cyumweru mbese wowe uri kwifata ukigira umuntu wambaye muri groupe ngo tugucire bugufi urukumva twinjiriza iki cyane urukumva kumva ko turi kukubwira aya makosa wakoze uzi ko yanagumura abandi wagakwiye kuza uri kudusaba imbabazi z'ibyo wakoze kuko urabizi ni amarorerwa ubu nageze ahangaha saa mbiri ngeze saa saba si waje ukamugira mu bikoni wajujanye iki yaje amugira mu bikoni amafaranga yose yaguha byasaba imbabazi tukajya imbabazi zicari byasaba imbabazi dushuti oya aho cyangwa no tutarashuti natanga amafaranga umuntu umaze kumurakaza ngo asebe imbabazi natanga amafaranga wowe uvuga amafaranga azi ibyo bahereza yuzuye uvuga amafaranga twari gusaku nuko rero none uracyafite igihe kinini kirengera ngaho mbwira ikintu cyari gutuma umuntu agucira mu nyine icyo washakaga n'ubundi ni icyo ariko uvuga utanabizi muri buryo rwose ubuhe buryo hari uburyo mwabinyujijemo nta kinyabupfura mufite rwose ntabwo muzaba kwiyobora umuntu turi kuvuga ngo ntayo se dufitiye ntayo nta nyandiko ariko noneho niyo ugiye ashaka gukuraho umuntu ikintu kandi pe ni ikintu nanjye narinzi ntabwo ari ugomba ngo nta kintu bakubona nyandiko akakubona ibahiye wagira ngo ubwo muri akana keza uba wiyorobetse uba wiyorobetse muri ubwo buryo amafaranga umuntu abaha ngo nta nyandiko mwamwandikira nabo abandi si bagiye abireba dore se ko nta n'umwe mwirukanyemo bagiye biyirukana iyo mwirukanye muramu shafi yagiye ate shafi yagiye ate nyine waba ubizi yarijyanye none se ko mutegeze mumuhamagara shafi twabivugiye muri komite kandi we yari yishe we yahise abyumva ubwo rero niba nawe
uje kutunaniza twagusigaje tuvuga ati uyu muntu dushobora kugendana tukagerana iyo tugiye ariko turabona nawe ushaka kutwicira projet sibyo twe groupe Western Ego dufite gahunda yo gukora iyo uvuze gutyo abantu bose ntabwo bamaze kuvuga ko bashikuje cyangwa bavuze cyane ariko ntukazajya wiyorobeka uyambika uruhu rw'inama kumbi uri ikibuno jya uvuga bigaragara oya uyu uragira ngo bigende hari umuntu wese yumva ibintu mu buryo butandukanye none wowe wabyumvishe utatuvuga ngo dukeneye amafaranga Voila ariko se no kuba yarasibye ni ikosa kandi ukaba uri gufungura afite na role na undi muntu wayirepese ni wewe wayirepese ugasiba none ku cyumba kwiyo mpamvu itaba kandi n'icyo cyose ntabwo naje gukina twese nta mpamvu mbese ntabwo natangiye icyo gihe nje kurepeta noneho ngo bwite none urarambiwe ikibazo mfite ndakizi nicyo muhana ndakizi aho ikibazo ni uko reka tworoshye ibintu sibyo reka tworoshye ibintu buwara hano turi muri timu sibyo turi visi perezida sindi perezida reka tworoshye ibintu nimba mubona kuko ndabona mwadushije umujinya kandi koko nibyo birakwiye tuzatora undi visi perezida uri uramuvana ari kureba ari kureba inyungu za gurupe atukuzungaye ngo ndi gutukana waratworoshye ibintu umure mwako kanwa kawe ure mwiyose yawe ngo nakane niba uriya mugiriye ibyo mupanga uri kumva iyo ngure mwako kanwa kawe niba mujya mwibeta ibyo ngibyo ntukazabizana akayongeye abana ibyo ngibyo mujya mubikora nyuma y'akazi ntabwo ari na ngombwa kuza kubitwereka mani ntabwo ari ngombwa ntudashobora kumbwira neza uzabirekera neza turi mama tumaze amasaha turi muri reka ubwire koko rero waratubwire ntabwo umwanzuro niba ashaka gukomezanya natwe cyangwa se niba adashaka gukomezanya natwe waraturushye ibintu ugenda dukurura nk'ihene bajyana aho bishaka ikibazo ni uko uri kumubwira umunwa wawe ariko wari waboneye nawe gukurura bajyana kurisha idashaka ukuntu bigenda wagiye kwirema iwanyu niko koko twaba tumeze ntaduha umwanzuro atubwira koko njyewe nshaka ko dukomezanya muri timu ngiye kujya mbigenza gutya na gutya tumenye ngo turi kumwe nawe yo kugera twitira wara koko rero niba wumva kuba muri timu cyangwa se niba yavuga ndabamufungura nimba yumva tumurambiye hano muri timu harimo abandi bantu bakina ibyo wakinaga sibyo bangahe saba babiri barimo turi timu yuzuye ibyo byati iyo bitaza abazi ukaba uri kubara turi timu yuzuye ujye ubazana nyine koko ariko nguyu yaje ukumubwira aho nabi kugira ube ikibazo cyangwa ikintu cyazanye ntabwo naje kwirirwa ndi guterera n'agamba ini de group sibyo niba wumva itana cyangwa ngufu musaba imbabazi tumuke nawe ese ndakuvuga ndi imvura n'ibikote bibi n'ibiri none se urakorana n'umuntu n'ubundi nimugera kuri gahunda yo gushutinga abure ubundi uzakora iki uzaporodinga iki se uzaporodinga akumva vuwara uwo muntu wamba wakubita w'ingumini ese ko wakishuditse kandi bahamagaye umuntu ngo ashirike mukaza muri mugurwara vuwara yena ari umwanzuro ndamubwira avuga kugira ngo abe ikibazo muri groupe niba natubwire adushyire impungenge n'umuntu mukuru imyaka ufite ni myinshi wabaye warabyaye cyangwa se utarabyaye ariko tubwiza ukuri nk'umuntu mukuru tubwira ati ntabwo nshaka gukomezanya namwe ndabona ngewe poroje yanjye iri kungora iri kugungana na gahunda mfite kandi ntabwo gahunda zo ngira ntabwo nazihuza n'iri bintu byanyu ngo bikunde kuba twamuhisha amakuru ya groupe twakibishoboye ahubwo twe turavuze ati reka tubikore ufate umwanzuro uzazira ngiye gukomezanya nawe ndabishaka cyangwa se ngiye kwivugurura cyangwa se ayo makuru bameze n'akabijiyo bija yenze kubushwanyagurira
telefone yawe bagiye bajyaho bipfa ibintu wacimera yayishyura nabonye hari aho mwibe ariko wapfuye bakomeza tugasetinga nubwo bwapfiriyemo ntabwo ari ngombwa kubitwereka mwakabikoreye iyo umwanzuro niba ari wo mwaka ntabwo wariye saa sita ntabwo byashoboka ntabwo umaze kurya ntabwo byashoboka mama dori anda ntabwo umaze kurya umaze koreyo kurya mwana ibyo muganye n'ikimo ari ibiryo nabwo umwezi amafaranga Arariye. araje aridumbagurwe mu biryo byose mu magaza arazengurutse atogosheje ibintu ntabwo abona agatwenge ariko turamaze kurya amaze gushira mwacya reba umupira n'amafaranga yanjye reba umupira bayaguha aridagadura iminsi yawe yataye uri kuza muri practice bagenda bari kwishyure amafaranga watanze mbere hose niyo bakwishyura natwe ibintu byinshi yangije natwe yishangije byanyu kutwizeza ko ahari tukamupangira izo mpamvu ze twe biratureba ntabwo ariko natwe tugira impamvu ibyo ni ibareba David wanyubashye nka perezida wawe ntabwo kubaho uri kuzana urukundo wanyubashye nka perezida wawe cyangwa ukajyana nawe yabarere ari gucyara yabarere ariko tuza urugendo wariye ku cyumba wamaye nka data mukomeye agashaza ariko se wewe buriya bunyamakuru bwawe busigaye bari gutuma bujya gupfuza undi waziri none turi kugira ntabwo byabaho ibyo bintu by'imana natwe mugabane ntugaye muri poroje ya miliyoni zingana yaduye yose ntabwo yabonye lisite ya poroje dufite se nayaduye yose miliyoni 13 nizo turi gusabwa nibyo bintu turi gusaba gukora muri uyu mwaka none we ibihumbi bibiri kabiri watanze nibwo uri kumva ntabwo ari ayo gusa n'ibiryo umaze gutigana ariko se twazana filime ntabwo ari ayo gusa ariko ntabwo ari ayo gusa twazana filime tukakira umwanya udutereye nonaha urasaye ku cyumweru umva muceceke visi perezida dufate umwanzuro wa koko mumubabarire nta mbabazi yadusabye ntabwo bishoboka ntabwo ashaka kugumana natwe bigaragara biriya bintu yari yarabipanze yari yarashyizemo niyo mubimushyizemo iki niyo mumaze kumushyiramo umujyi we turamubaje ese ushaka gukomezanya natwe wowe ngo ushaka gutaha ushaka gutaha bari mu mafaranga y'itayi ariko mugana amagambo nubwo amasaha yagiye mwamuhereza iyitayi ariko mugana amagambo barakuhicaye ntabwo yatahira aho da aherezwa inkono ishyushye ntabwo byashoboka mbese turi mu bahereza hano hari abahereza uri kuhabona nakubitwa wowe umuhereza ubundi nta muntu urenze hano ubundi se mugani kariho mu Niba ari icyo gipanga wayamuhereje ntashaka gusaba imbabazi ashaka gusohoka nasohoke agende twishutinge n'abandi baragiye dupanga ibindi n'abandi baragiye tumenye ko ntabwo dufite ubu twebwe turi noritani nta gusubira inyuma uzana burade we never give up uzana burade na babiri bazashutinga niba warabonye filime ya Judy ayishutinga ari wenyine urukundo n'umuntu umwe arashutinga bike wazayishutinze se mwana tukabarokita tukabashyira muri movie yacu byatunaniye kuba twafata amasitari iyi timu nituyizanamo nsabi ntabwo izazamuka nzabisaza tuzana n'amafaranga nkuko iyo tukuzana n'amafaranga tuzamuha amafaranga aza tuzamura urukumva ariko utatuzanyemo burage mani utatuzananyemo ibintu by'imikino iyi timu tugiye kuzamuka mu gahe gatoya uzamuke ntabwo rero ntabwo twazamuka turi kumwe n'abantu bameze kuriya ibi cyane ntabwo biba bose ibi birezi wagera he uri kwiruka umuntu agukurura agusubiza inyuma ntabwo biba umuntu noneho agatsinda uri kwifata akavuga ngo ngewe sicaga gukomezanya namwe nagende tumubure nava muri timu nagende kumwinjira ariko byose bimwe mu biteye tuzavuga tumuvumbura avuga tumusige muri groupe
ahubwo uhita umukura mu maso Tereza nawe yerekana itara nawe njyewe ntabwo nabona umuntu ashaka kunyicira ibintu nibucyo ariko namwe nukumutse ari kubireba nibucyo bazakomeza kutuyobora nta gihe twaje hano uyatubwira ngo agiye kureba umuntu nimba ari hehe twaje hano kw'icyo gihe se cyose nazaga nta gahunda mfite ariko niba akantu gato kabaye gatoya mwana amaze ntabwo ari kamwe wowe uri kumva ntabwo ari kamwe akambere twarakwemereye aka kabiri ntabwo twakwemereye kandi ikindi cya kabiri wowe uri kumva ko byoroshye wowe ujya uri koroshya ibintu rero biremereye ikibazo ntibyabaye neza se byabaye nk'uko byari kuguhana reka nzane sikiributi njyewe ariko nsange atakiri ahangaha reka nzane sikiributi amafaranga yawe kahambirwe none uyamuhereza ubundi simeze mu gihe by'amafaranga uyamuhe uyamuhe azajya akora ko twabimenye ibintu burimo ni mwivuye ayo mafaranga mugomba kuyazana ibintu byiza ntabwo umuntu gutyo gusa yaje yarabahaye n'amafaranga ko niba uri kumva utaraguma muri timu fata umwanzuro n'utubohore uve hano twishutirire ntabwo ukagende atagiye se wamutwara iki wamutera ukamujugunya banamujugunya hanze aho bigerageza utamurenza amavi perezida agaruke akicaye hariya aracicaye wicanga naba atarasaba imbabazi kugira noneho namwereka ko ibintu byose bishoboka ngewe kuri umugati hejuru y'uyu muntu ntabwo nahomba yose aracicaye nahaguruke agenda ntagire n'umuntu uhereza siributi n'imwe aha nawe agenda umwanzuro ko tuwanzuye mwene data tutari twashwana ayo mafaranga wayazanye niba wumva uko utarakomezanya natwe haguruka wigendere ayo mafaranga wayazanye kuko wasohotse ugende ku neza ku mahoro sitaka ariko uve muri timu waba ubikunze yewe ndagukora ikosa nirenge nzi neza ko wanaruka birangiye yewe mushaka muceceke gatoya umva wewe umwanzuro wawe tubwira twebwe tugusaba kandi ntabyo murasabye ngo numve niba byananiye cyangwa ubahiriza amategeko ya timu wesangigo ntabwo ari n'ibyo gusa rero kugira ngo byemere ntabwo ari ibyo gusa kuvuga ngo urugendo cyangwa ngo dukomezanye bivuga ibintu binasabwa nanabyemeye yakoze amakosa abiri atange n'amafaranga y'ikosa yakoze yari gutanga mwayiranuza twashutinze aho ngaho niho umuntu aravuga ngo kuko uyu muntu ari kuvuga ko ikintu yakoze kiremereye kuko wewe uracyavuga ngo ikintu kirohoke kandi none hari baturabivuze nabikubwiye kandi mbisubiye nabikubwiye nanga amafaranga wari gutanga uramutse cyangwa se ikibazo cyane ase wikomeza kuburana nawe uratanga amafaranga cyangwa urasohoka ibintu ni bibiri urahitamo umwanzuro ari ukwemera ya mafaranga uretse ucecetse ngo angahe ndetse nangaye nari gutanga nangaye nari gutanga wawiyemeje angahe warabizanye andari buzazana ku cyumweru karikose wumvishije ko ibintu babyica babizi navuze ni gushaka iki kuva kuri kitanje rero ibyo ngibyo uvuze niko twadukeneye wari no kubivuga ko nzayazana ntunavuge ngo ntayo nzabona iteka ryose urumva ariko noneho ubu ngubu warangiye gukunda poroje dukomeze bitaneho ariko dutanga amasoko koko uretse koko niyongera komeza ntabwo byarangira sibindi zabantu gabanya muroche by'umweru barushema ayatanga ku cyumwe umva nagiyemeje wewe niba yemeye manje katuretse amafaranga
Kamerama batayari. njye ntabwo ndi bushutinge barirataye bari kumamagara none reba aturaje aha twa turi kumubaza amagambo uyu nawe ayavuze gufasha amasaha angahe none ngo abakinnyi barataha mama dore Dore tugataha. ayo magambo abiri mwawe ntabwo mukora ibyo mukora ntabwo nari koko kuki utazo yanze mubaze ngo iki kibazo kirahari ariko nabi we kuki utegeze ejo amagambo ndiyo ngigaho ndetse mfite umwanya wo kuguta muhamagara hari amayinite wanyohereje nyine hari amayinite wanyohereje mucishe makeya puraka yuzuye mucishe make puraka yuzuye puraka yuzuye koko arayikunda icara aguma koko undi muntu reba kamera hano reba hano uretse baho ntuzatinda nawe rero nta bintu uzi kureba hano ni sawa cyane sawundi zirihe sawundi Bwana ariko ntabwo puraka amafaranga uzayazana ntabwo bakoze puraka mbonye uburyo tuzaturakaruma abantu burya batwamburaga babizi anda ibi bintu ntabwo atari kuzigira kubibona kuri puraka tuzandikaho kunyaka intebe kamera nimubone reba iriya kamera kugira ngo imubone neza iyi kamera rero iri kumufata yicanga we ijobije nutayazana bizaba ibyanyanga tuzandika ngo koko tumukoreye puraka abantu byo yatemeye kandi kuri YouTube tuzajyaho yagarikana koko yemeye puraka yanyayo tumukoreye puraka twari kuzabibona naho nawe mbwira puraka se nibyaye umusaruro none biriya bitanu twari kuzabibona kuko zidende twari dufite by'ibibazo ewe kamera turapishura ku cyumweru wumvishe umunsi baduhaye kati